nyamuneka wowe witegura gukora ikizamini cya ICDA kirazira kikazirizwa kuza mu kizamini utabanje kureba iyi video. Banza urebe iyi video yose hanyuma tujyane akantu kandi turebe uko twakora iyi diagnostic. Ni spreadsheet mu yandi magambo ni Excel. Tugiye gusubiriza hamwe rero bino bibazo kugira ngo nawe nurangiza wipime urebe niba uzatsinda iki kizamini. Twagiye rero iyo turangije kugera aha ngaha tukajya hano kuri continue, kandi kujya kuri continue tugategeza kandi tukaza hano kuri start. Nkuko ubibona tukaba tubigezemo ibibazo. Sasa ikibazo cya mbere dore ngiki kiraje. Ikibazo cya mbere kiraje dore ngiki cya mbere ni create a new blank document. Nkuko bigaragara turaza iyo tugiye creating a new blank turaza hano kuri file, turaza kujya kuri file, tuza hano kuri new, turaza kuza kuri new blank dore ngiyi turayifungura, cyangwa twe turakigaritse, tuza hano kuri answer. Tukomeze ku kibazo cya kabiri nkuko biri kugaragara. Question 2 tugeza akanya gato tugende tubisubiza buhoro buhoro. Open the workbook draft Z in Z. Turaza hano none muri file hano kirubere, tuza hano kuri open, tuza hano kuri open, tuza hano kuri browse, hanyuma tuze dushake ya document yitwa Z, dushake zo hano dore ngiyi local Z, dukoreho ya draft dore ngiyi, tuze tuyikoreho hanyuma tuza hano kuri open. Ikibazo cya gatatu turaza dukora answer, tubona ikibazo cya gatatu question 3. Ikibazo cya gatatu cyabaza ngo save this workbook to Z using the file name data. Turakoresha no mazina rero turasavinga tunyuza hano kuri file, tunyuza hano kuri file twihuse cyane, tuza hano kuri file, tuza hano kuri save as, tuza hano kuri browse, tuza hano kuri batubwiye ngo rero ngo amazina turi buze gukoresha turaza kuyisavinga ku mazina yitwa data, hanyuma niturangiza tuze dukora hano kuri save, tuza hano kuri answer. Twakomeje ku kibazo cya gatanu. Ikibazo cya kane kirabaza ngo change Excel username to Sue Davis. Turaza hano kuri savers nkuko bisanzwe, ibintu byose biri kuri hano muri savers. Tuze tumanure scrolling down tujya hano kuri option, tuza ngaha bafunga kano kantunze tuza hano kuri username harimo John Smith, turamukuramo dushiremo Sue Davis. Ni hatubivuze neza sinzi ariko nuko nguko bimeze. Hanyuma tuze Davis byanditse neza Sue, this is capital. Yes. Then tuze dukore hano kuri okay, kore answer. Komeze twuse cyane rero turabisubiza mu gihe gito. Ikibazo cya gatanu zoom the weather worksheet to 95%. Turaza hano muri view tab, tuza hano muri zoom, hanyuma dushiremo hano 95 badutegetse kuzumingamo 95, hanyuma tuza hano dukande okay. Document yo turayirangije, tuze dukanda hano kuri answer. Twuse cyane rero ni ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo where should you click to collapse the ribbon. Na hano turakora turaza dukore ahangaha, then tukande kuri answer. Ikibazo cya karindwi which one na ahangaha ni go to tool. Ntabwo turi butinde, video iraza kuba ngufi cyane itari burambira abantu bakeneye kwiga. Where should you click to use the go to tool. Tuzaza hano kuri search, then press answer to continue. On weather workbook worksheet enter the number 33.1 in cell C9. Tugiye kwinjizamo imibare hano muri no cell. Turaza hano dushaka no cell twihuse cyane, turaza hano muri cell C9 then enter. Dore ngiri ya turaza dushiremo ano makuru yitwa 33.1 then tuze dukuremo kaso yacu tuyishana ku ruhande dukande answer. Twagiye twihuse cyane. Question 13. On weather worksheet, insert new column between the
columns E and F. Turaza hano tuselectinge, ubwo nukongeramo indi column hano turaselectinga ino column, hanyuma tuza hano muri insert, hanyuma tuza hano kuri insert sheet columns. Column yamaze kugeramo, tuza hano tukore insert continue. Ikibazo cya 14 twagiye on worksheet copy the cell F12 to cell G7. Turakuramo amakuru arimo hano muri F12 nta aya makuru turayakopia copy, turaza hano tujyana kuri copy, turaza hano tujye hano kuri copy, hanyuma tuyazane muri G dore ngiyi G7 turayashira aha ngaha, tushireho kaso tuze dukiyana kuri paste, cyamaze kugeramo. Dukomeze dukande answer. Nyamuneka niba ari kugeza hano bwa mbere banza ukore subscribe, hanyuma dukomeze. Ikindi kibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15. Move the content in cell C2 to cell 16. Turashaka cell C2 enter, hanyuma content hano turayimuvinga. Move is like cutting, turayikatinga to G16 turi ngiyi, hanyuma then paste, gezemo answer to continue. Delete the content in cell 13 H13 enter. Turadeletinga dukoresheje delete key iri hano kuri keyboard, cyavuyemo kurikuraho, then dukande answer dukomeze ku kibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kiragira kiti sort sort cell range by pair. Turabanza dushake iyi cell range, turaza twandikemo hano nk'ibisanzwe, twandikemo B18 domo tubiri C23 then press enter. Hanyuma turaza tujye turi muri home, tuze tujya hano kuri find sort field, tuze dukoreho, tuze kuri customize sort, hanyuma tuze batubwiye gushaka paya turamushaka dore nguyu hano, tuze hano tujye largest to smallest, hangaha dushakemo largest to small, then we press okay, tuze dukore answer twikomereze. Okay, ikibazo rero cya 18 kirabaza ngo apply thousand separator format to the cell. Yingi turashaka ino cell C19 points C23 then press enter. Hanyuma na hano turaza dukore hano kuri kama bibe bimaze kujyamo, hanyuma tushaka kuza tugacekinga hano, tukaza hano kuri mo, tukaza hano kuri number, then hano use separator, hano hari ibintu ni salama, then answer to continue. Tujye ku kibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kiravuga ngo autofill. Use autofill to finish the count list. Hano twakomeje turaza dushake notable is B19 double points B23 then press enter. Na hangaha turaza tuza hano kuri fill, tuze kuri series, hanyuma hangaha sange umare tuze dukande okay, tayari zamaze kugeramo, then answer to continue. Twibuse cyane tugeze ku kibazo cya 20. Appropriate command to find. Na handi turibuze tujye hano kuri search find, turaza hano kuri find, tuza hano kuri find, hano habanza twibuka muri tab ya home, tuze twandikemo word Moscow word Moscow like that, then kandi hano kuri find all, hanyuma bakwereke umubare 9. Iyi 9 niyo uraza kaza kwandika muri B26 dore nanga turandikamo 9, hanyuma tuze dukande answer to continue kugira ngo twikomereze. Kibazo change height value of row 1. Turakigenza gute? Turaza hano no kugabanya uburebure bwa
row 1 dore ngiyi, change height to 30. Turaza nta handi turaza rero, turaza hano muri format, hanyuma tubona height batubwiye ngo change the height value, turaza dukoreho, hanyuma tuze dushyiremo 30, then tukanda hano kuri OK, dukomeze answer. Ikibazo cya 22, ikibazo cya 22 cyabaza ngo format function calculate average in cell D20, in cell D25 enter, dore ngiyi twadushyiremo equal, hanyuma twandikemo average tufungure bracket, twandikemo D19 D23, tufunge bracket, then enter, answer, continue. Hanyuma rero ikibazo cya 23 is to insert new blank worksheet, na hano turatwandika kuri kano gasaraba new blank sheet, dore ngiyi yagezemo, answer to continue. Twagiye ikibazo cya 24, the worksheet to the right of the weather worksheet. Turaza iyi budget tuyizane right of the weather worksheet, turafata aka kantu ka budget worksheet tugaterure tukaze tugashyire imbere ahangaha, tayari kamaze kugeramo, then press enter, answer to continue. Ikibazo cya 25, where should you click to open the help function? Ahangaha twizamukira kora ruzungu, switch to the budget worksheet, no gufungura ino budget worksheet. Turafungura rero iyi budget worksheet, turaza dukoreho, ibirafungutse, dore ngiyi twakomeje, answer to continue. Question 27. Okay, set row 1 so always visible to scroll when worksheet. Nta kindi turakora selecting, ari kutubwira iyi row 1 izajya ihora ihagaze hamwe mu gihe scrollinga, ntizajya izamuka nk'uko ngo izamuke gutya. Turabigenza gute? Turaza selecting, hanyuma tuza hano muri view, hano muri tab ya view, tuza hano kuri freeze, hanyuma freeze top row. Yes, tayari tabaye, urabona turascrollinga bigume biri ahantu byari biri. Dukomeze, answer to continue. Keza ku kibazo cya 28 avuga ngo merge and cell A1 F1, turadushake A1 F1 enter, F1 enter. Iyi ngiyi merge and cell, dore ngiyi hano, dore ngaha turakoraho bire byabaye, answer to continue. Continue. On chart cell, see count the cell, count number in the cell range imeze kuriya. Turaza dushake ino cell yitwa C4 enter, dore ngiyi, hanyuma applyingamo iyi formula equal count, tufungure bracket, twandikemo C9 no tubiri E12, funge bracket, then press enter to continue, answer. Kwibutsa cyane rero ikibazo cya 30 kiravuga ngo enter a formula in subtractor. Turaza dushake, tugiye gufata ibi dukuremo ibi ngibi, turiyambaza formula tuzo gukora muri cell ya E9 enter, turi ngaha turaklikamo equal, dufate D9 minus C9, then please enter, answer to continue. Kizo cyose cya 31 batubwira ngo apply a currency format of your choice to cell
turashaka ino cell yitwa C9 double point E12 enter. Dore ngiyi apply recurrence dore ngiyi, cyangwa se tukaza hano tukanyura. Tugeze ku kibazo cya 32. Enter function in cell E24 that round that. No, turashaka ino cell ya E24 enter. Dore ngiyi turaza twapplyingemo ino formula iko twandikemo round open bracket, twandikemo E22 comma, twandikemo 0, then close the bracket, enter. Then press enter to continue. Kora kuri answer twizamukire. Hanyuma rero turakomeje. Ikibazo cya 33 kiravuga ngo on worksheet left align, turashaka ino ari kutubwira ngo content iri muri hano muri no mbonera hamwe tuyiganishe mu ruhande rw'ibumoso, tugende turebe iyo text cyangwa se iyo content ukimeze. Turandika D24 double point D29 enter. Iyi ngiyi nakundi turabiza turaza tujye hano ibe iri muri left, byarangiye no ibi kandi answer twikomereze. Ikibazo cya 34 ni iki ngiki function yes display yes if the number is 20 is greater than the number. Turagikora gute? Turaza dushake ino cell E26, turashaka E26 enter. Dore ngaha turaza twandike iko, tuza hano kuri muri formula, tuza dushaka hano muri insert function, tuza twadukana hano kuri if, tuza dukanda hano kuri okay, hanyuma tuza twandikemo ano makuru yacu hano. Turaza twandikemo E24 kama, kongere twa E24 greater than E25 close the bracket 25. Hanyuma hano twandikemo yes, twandikamo ijambo yes, twandikemo yes, then hanga twandikamo no. Hanyuma twende tugakanda hano okay, ibintu bikaba bibaye ruzungu. Answer to continue. Ikibazo cya 35 apply different background color, turashaka ino cell aho iherereye D24 double points D29 enter. Turapplyingamo background color ijyanye n'amahitamo yacu. Reka twemeze mingisha aho badapfusha twikomereze. Okay, twaje rero ngo apply different, turaza dushaka ino cell, D24 D29 enter. Ni apply, turaza muri home, hitemo then answer. Jamani tunakabi na gatandatu apply enter the formula in cell E28 enter. To divide turaza kandi iko dufate E27 divide dukoresha kano karongo kano kabar, hanyuma divide E25 then press enter, then give answer. Ikibazo cya 37 batubwira ngo budget worksheet apply percentage format to the cells E29 enter. Apply percentage, tuzana tushireho percentage tayari byabaye. Answer to continue.
twagiye ikibazo cya 38 on budget worksheet apply text wrapping to the cell E31 cell E31 dore ngiyi C31 pardon C31 then printer dore ngiyi turaza hano kuri wrap text cyagezemo tuza hano kandi answer twikomereze. Ikibazo cya 39 atubwira ngo budget apply the light gray table style turatatuza turebe B imbonera hano herereye ni B7 double points E23 E22 then tukorana kuri enter dore ngiyi turaza tujyana muri format as table twagiye turashaka media dore ngiyi hano tubare 1 2 3 4 5 6 7 8 ni ngiyi tuza hano then dukande hano kuri turi hano ku high tick dukorana kuri okay twagiye komeze. Ikibazo cya 40 tukatugikomerezaho mu kanya gato cyane. Nibuke mukore subscribe nyamuneka, share ndetse na like cyangwa se comment. Ikibazo cya 40 rero kiragira kiti copy only the formatting from cell C31 and apply it to B32. Turaza turebe iyi C31 aherereye, turaza selectinze tuzano kuri format paint, hanyuma tuze tumanuke hano. Okay, tayari format painting tugashiraho kano kayo hano kese twari dufite hano ikaba imeze nk'iri hano 100%. Yeah, answer to continue. Ikibazo cya 41 the format in cell C33 multiplication turadusake C32 then please enter to continue. Turakanda equal multiplication tufate C14 times dukoresha kano gastai tukora shift and star iri hejuru ya number 8 barangiza tugashiraho E28 tugakanda enter then answer to continue. Tize ku kibazo cya 42 formula in cell C32 that reference to cell E32 does not change if the formula copies. Enter tuza tubone formula turikoresha ino dollar sign turatwishyire hano hano hejuru ya 4 shift and 4 tuza dushireho shift and 4 then press enter to continue answer. Ikibazo tukaturagiye sobanuye tugeze ku kibazo cya 43 apply bottom double border to cell range C21 point C E21 twagiye turaza duselecting kano kantu C21 double point E21 then press enter to continue. Turaza tuza hano muri border turongo tubidore ngiyi to double bottom double border ugakoraho then twaturongo tudore ngo twamaze kugeramo then answer to continue. Kibazo cya 44 use the appropriate command to replace turaza tujye hano turaza tugikorera hano muri search tuzano kuri replace hanyuma hano hambe turandikamo iri jambo result hano hepfo dushyiremo iryo ribiri buze guhinduranya iryo bita difference then come here on press here on replace or done. We made 3 replacement tukano kuri okay tukakorozinga tukaza hano answer to continue. Okay, which the following is cycle is uzahitamo iki ngiki pie chart then answer to continue. Create the 2D crossed bar chart na kindi turi buze gukora turi buze dushake iyi B31 the point C sat 7
37 enter, enter. Then tukaza no muri insert, tuza no muri chart, hanyuma duhitemo ibaduhaye 2D clustered by chart. Dore by chart dore ngiyi hano, tuze duhitemo iyi ngiyi tayari twabisoje. Yagezemo insert continue. Ikibazo cya 47, change the title to reductions. Turaza duselecting title yacu dore ngiyi, tutsibe ibi ngibi birimo backspace, then typing icyo bita reductions. Yes, then answer to continue. Ikibazo cya 48 baratubwira ngo change the width of the chart to 18 cm. Chart turaza duselecting chart, dukore hano already selected, hanyuma tuzano muri format, batubwiye to change with this dore ngiyi hano, turaza twandikemo sate 18 cm, 18 turazandikamo, twandikemo na cm. Tayari answer to continue. Ikibazo cya 49 kiratubaza ngo change the font size to chart type to 12 points. Turaza tuhite duselectinga, select, then tuzano kuri 12, batusabye gushyiramo 12, then answer to continue. On the budget worksheet, add the legend to the chart located is not importance. Twagiye add, turaza hano selecting a chart, tuzano muri design tab, habona tuzano muri add chart elements, tuzano muri legend, tuzano muri lights. Tayari legend already feature expression yamaze kwagera, then answer to continue. Then apply data label. Data label naho ni kwa kundi turajya hahandi twahoze, tuzano muri design, tuzano muri add chart, tuzano muri data labels, dore ngaha tuzano data label, chart, data labels, tuze end, then answer to continue. Kwa tuivuzeho rero data label nanone ni kwa kundi turaza tugaselectinga chart yacu nkuko nari mbiberetse, tukaza no muri design, ukaza no muri add chart, ukaza no kuri data labels, warangiza ukaza hano ugahitamo aho ushaka outside end cyangwa se inside, whatever you want, cyangwa se in center. Twereka dushire hano to the end, hanyuma dukore answer twikomereze. Batugeze ku kibazo cya 52, baratubwira ngo change the chart area background to color, to solid color to your choice. Turahitamo ibara dushaka, nanone turaza duselecting chart yacu tukoze hano, hanyuma tuze muri format. Tugeze muri format, turaza hano kuri format selection, hano harimo chart area, tuzano kuri format selection, hano harafunga kandi katabu, tuzano kuri fill, hanyuma turazamura tubone kala zacu hano, hanyuma duhitemo iyo twebwe dushaka, duhitemo iyi ibara ritukura. Okay. Then answer to continue. Where should you click to select the chart? Ni hehe washobora gukora kugira ngo uselecting chart yawe? Na handi ukora hano ku ruhande chart ukabara ya selecting, then answer to continue. Kibazo cya 54 baratubwira ngo on the budget worksheet change the chart to 2D
clustered column chart tujye kwihinduramo ibe ifite zino columns zibe zireba hejuru. Turaza duselecting ino column yacu chart, tuzano tujye kuri design, hanyuma tuzano kuri change, tuza hano abona hano tuzano kuri column, atubajije ziri columns, tuza hano duhitemo iyo dushaka, then twemeze twizamukira. Already urabona ko yamaze guhagarara neza. Answer to continue. Kibazo cya 55, ibibazo biracyahari nkuko ari 73 byose turabikora. On the budget worksheet, change the color of the chart column. Turaselectinga column, kugira ngo selecting column turakora kuri imwe, hanyuma zose zibe ziri selectinze. Niturangiza tuze dushakemo color of our choice, duhitemo iri ngiri retire. Urabona ko column zamaze kugira colors, tuze dukande answer dukomeze. On budget worksheet, use spell check. Spell check ni uburyo bwo gucekinga amakosa ari mu nyandiko yawe. Nahandi tubishakire, turazano kuri review, tukazano kuri spell check hano mu nguni y'ibumoso, warangiza hakaza akantu kameze gutya. Iyo ari ijambo ryanditse rugero nko mu Kinyarwanda, ushobora gukora kuri ignore all. Ryaba ari ijambo rero rikeneye guhinduka, baba baguhaye ijambo riri burisimbure, uhita ukora no kuri change, kongera bakagwirina no ugakora kuri change once again, change until ugibone kano ka message ugakora yes, okay. Spell check ikaba irarangiye, then ugakora answer to continue. Spell check tool to make necessary change. Turazano kuko twari tubibonye muri view, muri review, tuzano muri spell changing spelling, hanyuma tuzano niba ijambo dukeneye ko rivamo tukarihindura, turakanda no kuri change. Hanyuma rero niba ari nk'ijambo ry'Ikinyarwanda wakoresheje mu nyandiko yawe kandi ari wo mwimerere waryo, uhita ukora no kuri ignore all, hanyuma uraza ugakora kuri check, kuri change kugeza igihe uboneye kuno butumwa ugakoraho, then spell change check complete, then ugakanda hariya ugahita ukora answer. Kibazo cya 57 uratubwira ngo change the page orientation to landscape. Nahandi turajya turazano muri page layout, uri kwabona urahakora uzano kuri page orientation, then batubwiye dukore landscape dore ngiyi landscape, then bikaba byabaye kaza answer tugakomeza. ICD rwose ibibazo uko ari 73 wabikoze neza, ntabwo ikizamini cyapfa kukunanira. Where should you click to undo retest function? Nahandi dukora, turaza hano answer continue. Switch to the workbook. Nahandi turakora, turaza hano muri view, tuzano muri switch, turi ngaha, tuze turi kuri ya workbook dore ngiyi, then answer to continue. Ya batubwira ngo iki, badusaba iki kuri kibazo bahu. Twagiye byo cyane 66 on the budget worksheet. Okay, switch there, turazano muri view, tuzano muri switch, tuze muri ya, tube turayirangije, tuze dukure mu kazi shano, then please answer continue. Twihuse cyane tugeze ku kibazo cya 50 na kangahe. Kibazo cya 60 batubwira ngo iki, badusaba change the right margin to 2.3 cm. Nandi turaza tujyana muri page layout, margin dore ngiyi, ushobora kuza hano chake custom, tuze hano right is right margin no kwa left dore ngiyi left ahiri, hanyuma uraza ugatsiba birimo, turaza dutsibe bino birimo, turaza dutsibe bino birimo, twandikemo 2.3 cm, then kande okay, twikomereze, then answer to continue. Ikibazo cya 61, apply the appropriate setting to fit the one page width to page tall. Twagiye rero anga turaza tugishakira no muri turaza rero tuzano muri page layout, hanyuma tuzano mu batubwiye ngo worksheet one page width, anga kuri width turashiramo one page, hanyuma no kuri 2 page tall mu burebure dushiremo 2 page, hanyuma dukande answer to continue. Enter the word draft to left section of the header.
tugiye mu gushyira muri header, dushyiremo utuntu, hanyuma turaza hano muri insert, hanyuma tuza hano muri header. Dore ngiyi yafungutse, turaza turebe insert header, hanyuma tuze muri left, twandikemo ijambo draft. Ini Rockstar draft, yeah. Then insert continue. Insert page number field in the center of the worksheet. Twagiye turajya none muri insert, tuza hano muri header and footer, tuza hano muri go to footer, hanyuma tuze scrolling turebe footer ahantu igiherereye. Footer tuze dukoreho ni center, then tuze in design tab, then we go to page number zibe zamaze kugeramo, then insert continue. Baratubwira ngo on the budget worksheet, turn off the display of guideline print use. Na handi turaza hano muri turaza muri layout uko bigaragara, hanyuma tuze dukureho kano gatiki kaveho bimeze gutya. Dukurira hano kaso yacu, twikomereze dushire igisubizo. Ibibazo birimo biragenda bigabanuka gake gake, dusiganye ibibazo bigera muri bingahe. Hanyuma rero ahangaha bari kutubwira ngo apply appropriate setting to so row 1 will be shown on the top of all page when printed. Igihe printinze row ya mbere izajya igaragara hejuru ku mutwe w'amapaje yose. Tubigenza gute rero? Na kindi turaza tugaselectinga, hanyuma tukaza ahantu bita muri format, ntabwo tuzajya muri format, ahubwo tuzagiza hano muri layout, hanyuma tuza hano muri print, munsi yaho print titles, hano hari akantu kariho muri kukabona, tuzagakoraho hafunga akazu nk'aka, tuza hano muri sheet, hanyuma tuzaza tureba hano kuri row to repeat at the top, tuza hano dukoreho hafunga kandi kantu kameze gutya, tuzaza duhite du selectinga ya row 1 yandikamo utuntu nk'utu, hanyuma tuze dufunga kanuze kacu, niturangiza tuze batubwiye ngo but do not print, nituze guprintinga tuze tukorano okay. Page yawe ipe kano kantu karo kazagaragara kuri buri page yose ugiye guprintinga. Nuko nguko nawe uzagikora, niba kikubaza kano kabazo gasana gacanganyemo, ariko niba kakubaza uzahita ugasobanura muri ubu buryo. Uzaza hano muri page layout, hanyuma uza hano munsi ya print type, ukande kuri kano kanunze, uzujya hano kuri sheet, hanyuma uze uhita ukanda hano kuri row to repeat at the top, uzukandeho atafunga kantu nkaka, ugenda selecting ya page yawe ya row yawe ibanza, urangiza ufunge, hanyuma uzukore kuri okay, ihite zijyanamo. Save the workbook as Excel 97 2003 ibintu nk'ibyo. Format don't change the file name, nuze guhindura izina tugiye gusavinga. Turagaruka bye muri save as, tuzana muri browser, muri save as, gato turaza tuje muri save as, document dore ngizi bayitweretse, turaza tuyifungure hano, hanyuma dushire hariya save as, yes, continue, then answer. Where should you click to display how to worksheet will appear when you print? Na handi tuzakora ahangaha kuri print, continue. Ati ni hehe wakora kugira ngo hitemo page 5? Uzakora hano na handi, wihute cyane tubisoze ruzungu. Tubaza ngo which one of four example for flows good practice for entering data into the cells? Na handi tuzakora cells bazikurikiranye muri uburyo, nago hajyamo tuzu tubiri cyangwa se ngo hazemo dutatu, igisubizo kiri cyo ni A, then answer to continue. Yeah. Atuala ngo what is considered a good practice when creating a list? When creating a list, A, B, C is a C, ensuring that cells bordered is list are blank, then answer to continue. What is considered good practice when you are naming the worksheet? The correct answer is number 4. Ni ngiyi twagiye.
What is considered good practice when creating formula? The correct answer is C. The difference, no differences, continue. Then the answer to continue. The correct answer is left. Igihe ukoze mistake no kubigenda twagiye. Okay, ibibazo byacu tukaba turabisoje, tukajya kureba amanota tubonye. Uraza hano kuri end, then okay, turebe scores. Turaza turebe scores. Ciao, ibyo twishe ni ibihe 95. Turaje turadore ngiba amakosa, ibyo twakoze amakosa kuko bigenze. Nawe nukora ugende urebe ugerageze ugenzure ano makosa aho twagiye twibesha. Ciao rero nuko nguko bigenze. Aya manota tubonye ntabwo ari make, uyakoreye ukayabona muri exam yawe byaba ari amahire. Hanyuma rero mistakes zagiye ziba muri ngizi, suggested solutions on home tab, in editing groups, click to find, select, click replace, we found result, replace that box types, suggest. Okay, nahangaha rero nuko bigenze. Ndabashimiye, nyamuneka niba rwo bwambere ugeze hano wibuka gukora subscribe, share ndetse na like. Tuzakomeza n'ubutaha twiga ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Teacher Time rero ninge ubahereza byose 5 kuri 5. Mwibuke mukore subscribe.